akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese abadukurikiranye muri uyu mwanya tubaramukije mu izina rya Yesu tubabwira ngo Uwiteka abahire. Kuko bamaze kubabwira nje tugiye gufatanya mu cigisho cy'uyu mwanya nitwa Byiza Uwimana. Reka mwicishe bugufa aho muherereye abamaze kugera aho musengera mukurikiranye aya materaniro maze dusenge twige icigisho kibanza. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, uburinzi bwawe bukomeye bwatubanye, turacyahumeka umwuka w'abazima kugeza muri aya masaha, izina ryawe ryarihimbazwe. Rero Data uduhaye amahirwe yo kurama, uduhaye n'amahirwe yo guterana ngo twige ijambo ryawe binyuriye kuri iri koranabuhanga, uduhuje na bene Data n'abashiki bacu bari ahatandukanye, nabwo ubwo bidukoreye ubihimbarizwe. Rero tukuragije aya materaniro n'ubundi nkuko twayakuragije akinatangira, ukomeze twigaragarize mu ijambo ryawe, imbaraga yawe y'umwuka wera yigaragaze, ibyo twiga byose biherekezwe n'imbaraga ivuye mu ijuru, utuvomerere abateze amatwi bagenderere, ijambo ryawe ridukabakabe twese kandi ritugirira akamaro, rizatume turagwa n'ubugingo buhoraho. Ibyaha utwagukoreye ni byinshi urabizi, ubitubabarire, utwegeshe amaraso ya Yesu, utubere mwarimu kuri buri ngingo, tubisabye mu izina rya Yesu. Murakoze. Reka twige ijambo ry'Imana muri uyu mwanya dusaba abamaze kugera hafi mukurikiranye kugira ngo munasengere mu mutima kandi n'ubwenge bube hafi kugira ngo inyungu Imana yatugeneye muri aya materaniro zose tuzazironke. Tugiye kwiga icigisho kitubwira ngo imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Iryo jambo rikunda kuvugwa kenshi, rikasomwa kenshi, ariko hari igihe abantu bamwe bataryumva. Turagerageza kurisobanura mu mwanya mutoya, niturangiza tuje ku mumaro w'izo mvura zombi. Mu gitabo ca Zekari ca Yoweri, reka bariho duhera. Yoweri umuhanuzi, igice cya 2 umurongo wa 23 harimwo amagambo tugiye kwasoma atubwira ngo noneho munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibavubiye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Noneho munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibavubiye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Aya magambo yavuzwe n'uyu muhanuzi, turagerageza kuyasobanura tubanje twasoma n'irindi somo riri muri Zekariya igice cya 10 umurongo n'uwa mbere. Nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Iyo bavuga iyi mvura y'umuhindo n'iy'itumba, aho Zekariya yavuze ngo munezerwe bantu kuko Uwiteka bavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba, muri Zekariya hakaba havuze ngo nituyisabe ngo Imana izatuvubira imvura y'umurindi. Mu gitabo cy'ibyaduka paje 185
haragerageza kudusesengurira iyi mvugo y'umwuka kugira ngo tuyumve neza. Haranditse ngo izabaha imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye. Mu burasirazuba imvura y'umuhindo igwa mu gihe cyo gutera imbuto. Ni iy'ingenzi kugira ngo imbuto ibashe kumera. Bitewe n'iyo mvura inetesha ubutaka, umumero ubona uko usohoka mu butaka. Imvura y'itumba yo igwa hafi y'iherezo ry'igihe cy'ihinga, ikeza imbuto ikazitegurira gusarurwa. Uwiteka yifashisha ibyo bintu bigaragara byo mu byaremwe kugira ngo agaragaze umurimo w'umwuka wera. Ku bantu wenda batari bari kubyumva neza, Bibiliya yagiye yandikwa mu bigereranyo by'umubiri byo mu byaremwe birebeka kugira ngo Imana yigishe inyigisho y'iby'umwuka, maze abantu babyumve bahereye kuri ibyo by'umubiri, maze abantu kuko ibyo bareba, ibyo bazi, nibyo bituma iby'umwuka batari bazi byumvikana neza. None ngo iriya mvura ya mbere y'umuhindo igwa igihe cyo gutera imbuto, ni ukuvuga ngo ni mu ihinga. Ni iy'ingenzi kugira ngo imbuto ibashe kumera, bitewe n'uko iyo mvura inetesha ubutaka, umumero ukabona uko usohoka mu butaka. Watera ibigori, watera ibirayi, ibiterwa mu butaka byose bikamera, bikenera imvura ibanza yo kunetesha ubutaka kugira ngo ya mbuto ibone uko isohoka mu butaka. Noneho iyo imaze kumera, niho hakenerwa nyuma yaho imvura y'itumba iboneka mu iherezo ry'igihe cy'ihinga. Iyi myaka ikeneye kugira ngo ikure ikomere, itegurirwe gusarurwa. Ngo Uwiteka yifashisha ibyo bintu bigaragara byo mu byaremwe kugira ngo agaragarize umurimo w'umwuka wera. Ubwo izo mvura zombi zigereranya umurimo umwuka wera. Umwuka wera mu mvura y'umuhindo ari igereranya n'iriya mvura ya mbere. Ni imbaraga y'umwuka wera yihanisha umunyabyaha, igatuma imbuto y'ijambo ry'Imana nayo yinjira mu mutima w'umunyabyaha, wa mutima umeze nk'uriya murima. Ariko umutima wonyine utagira umwuka wera waba umeze nk'ubutaka bukakaye, ku buryo n'ijambo ry'Imana ariyo mbuto itabona uko yinjira muri uwo mutima ngo igire icyo imumarira. Haba hakenewe imbaraga y'Imana ariyo yitwa imvura y'umuhindo, ariyo mbaraga ihindura. Turareba umurimo w'umwuka wera mu mvura y'umuhindo. Bwa mbere umunyabyaha kugira ngo amenye Imana, ayisange, ayikunde, Imana niyo imwireherezaho ikoresheje umwuka wera. Umurimo wa mbere iriya mvura ya mbere ari uwo mwuka wera mu mvura y'umuhindo, ni uko umunyabyaha kugira ngo ashake Imana, ayiyoboke, ayikunde, ayimenye, imbaraga y'umwuka wera niyo ikabakaba umutima, maze umunyabyaha akareherezwa gusanga Imana. Reka ngira amasomo make nsoma avuga kuri iyo ngingo, nimara nsome no mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi mubyumve neza. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 2 umurongo wa 4 haranditse ngo, kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubwo imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo. Tuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana. Burya Imana kugira ngo umunyabyaha yihane imukuruza kumugirira neza. Kugira neza kw'Imana niko kurehereza umuntu kwihana. Ariko hari igihe Imana yagukorera neza, wa mwuka wera atakureshya ngo urebe ya neza Imana yakugiriye,
amaso yawe afunguka ayirebe, umutima ubyakire, n'ubundi ineza y'Imana ikagupfira ubusa. Imana igirira umuntu neza buri munsi, imuha ibyo kurya, imuha ibyo kwambara, imukiza indwara, imuvana mu bigeragezo byinshi, ariko kugira ngo umutima ukabakabwe n'iyo neza, ni umwuka wera ubeza uwo mutima ugakingura intekerezo. Mu gitabo n'ubundi cya Yeremiya igice cya 31 umurongo n'uwa 3, Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Urukundo rw'Imana ikunda umunyabyaha ni rwimukuruza ikamwiyegereza. Umurungu ukurura umunyabyaha ntabwo Imana ikuruza agahato, ntikuruza inkoni ngo imukubite, ahubwo urukundo rwayo ngo nibwo Imana ikuruza umunyabyaha ikamwiyegereza. Mu gitabo n'ubundi cy'ibyakozwe n'intumwa, ubwo turacyari kuri iyi mbaraga y'umwuka wera mu mvura y'umuhindo, ko ariyo ireshya umunyabyaha, ni umwuka wera ureshereza umunyabyaha kwihana. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 5, reka dusome kuri uyu murongo wa 30 na 31. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu, uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzuye imushyira iburyo bwayo, ngo abukomeye n'umukiza, ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Imana yazuye Yesu, arangije umurongo tuzirikana, imwicaza iburyo bwayo, ngo abukomeye n'umukiza, ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Nuvuga ngo ni ibintu bibiri, ari ukubabarirwa, ni Yesu bidufashamo, ari no kwihana niwe bikomokaho. Reka ngerageze kubisoma mu gitabo cyitwa Kugana Yesu. Ku bafite ibitabo turajanirana, turi kwigana imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Igitabo cyo Kugana Yesu, paje ya 19, kuba gifite mu cyigisho kitubwira ngo kwihana. Bibiri haranditse ngo imbaraga, baravuze ngo Imana yabwiye Abisirayeli iti, Imana yaramuzuye imushyira iburyo bwayo, ngo abukomeye n'umukiza, ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Uko tutabasha kubabarirwa tudafite Yesu, niko tutabasha no kwihana tudafite umwuka wera ukangura imitima. Uko tutababarirwa tudafite Yesu, niko tutana kwihana tudafite umwuka wera ukangura umutima. Uri umutima, kugira ngo umutima urasinziriye, umutima w'umuntu urakomeye n'inkibuye. Umwuka w'Imana ahora akora buri munsi ahendahenda, akabakaba, akingura intekerezo, kugira ngo nibura umunyabyaha yihane. Mwumve, Kristo niwe soko y'imigambi yose itunganye. Imigambi myiza iza mu ntekerezo, isoko y'iyo migambi ni Kristo. Niwe wenyine ubasha gutera umutima kwanga ibyaha, gushishikarira iby'ukuri, no kubonera, no kwezwa h'ibyaha. Nitubigira, ni ibihamya byerekana ko umwuka wa Yesu akorera mu mitima yacu. Abantu benshi bajya bakunda kwibaza ngo mbe nabwirwa niki ko mfite umwuka wera. Ariko reka wumve ibi bintu, ni uje wumva mu mutima hari akantu kamwe muri ibi ngibi ndi gusoma hano, ntabwo biba byavuye mu muntu, ahubwo niyo mbaraga y'umwuka wera iba yabikoze. Gushishikarira iby'ukuri, gushishikara, nk'ubu kumva ufite inyota yo kuvuga ngo aya materaniro atagucika. Mu kazi wari urimo, wari uri gucuruza, ukumva uti ngiye gukinga nanjye njye kwigana n'abandi, ukumva ushishikaye, nta rindi terabwoba ryabigushizeho, nta gutinya amaso y'umuntu, ahubwo hari amakena ari mu mutima. Gushishikarira iby'ukuri, no kubonera, no kwemezwa ibyaha. Nitubigira, ni ibihamya byerekana ko umwuka wa Yesu akorera mu mitima yacu. Yesu yaravuze ati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Kristo, akamenya ko ari we mukiza wamanitswe ku musaraba azira ibyaha by'abisi. Iyo twitegereje umwana w'Imana ku musaraba i Karuvari, nibwo duhishurirwa ibiyoberana by'agakiza.
maze kugira neza kw'Imana kukadutera kwihana. Iyo umuntu ahishuriwe urukundo rwa Yesu, akareba ukuntu Yesu yapfuye ku musaraba, akareba ibyabaye kuri Yesu byose, agatekereza ko ari we byabereye, ko ari we byatumye ibyo byose byabaye kuri Yesu kubera we, maze ngo kugira neza kw'Imana niho kuhita kuza kukaresha umutima wawe, ukavuga uti iyi Mana yankunze gutya, uyu mwana wayo wapfuye ari nje wazira, ukumva nawe utazongera kubimuhemukira, ukumva ibyaha bya bindi byatumye abambwa nawe ubyanze. Ni ikimenyetso cy'uko iyo mbaraga y'Umwuka Wera iri gukorera mu mutima. Ubwo Yesu yapfiraga abanyabyaha, yaragaragaje urukundo rutarondoreka adukunze, kandi umunyabyaha utumbiriye urwo rukundo rudohora umutima we, rukamutera gutekereza, akabura uko agumya kurwanya Yesu, akitanga burundu. Urwo rukundo rwa Yesu iyo umuntu arurebye ngo rudohora umutima wari ukomeye, rurawudohora, rukawushenjagura, rukaworoshya, maze umunyabyaha akabura uko agumya kurwanya Yesu, akitanga burundu. Haba ubwo ibibi by'abantu bibakoze isoni, bigatuma bareka ingeso zabo mbi zimwe na zimwe. Hari igihe ibibi by'umuntu yakoraga mbere aje yumva ari kumwazwa nabyo, agatangira kuja bireka, bataramenya ko ari Yesu uri kubareshya. Iteka iyo abantu bagaragaza guhinduka ukundi babikuye ku mutima, haba hari igitota imitima yabo. Iyo umuntu ari kugaragaza guhinduka, akajya yumva ibyo yakoraga bimuteye isoni, wenda yajaga anywa inzoga, akajya yumva kuhaja ari biteye isoni, haba hari kiri kumutota mu mutima. Icyo kiri kumutota ni iki rero? Haba hari igitota imitima yabo, kikayikangura, kikayitera guhinduka ukundi. Ibi bijya mu kubaho kwabo n'icyaha cya kamere cyo mu mutima, byose barabihishurirwa, bagatangira kugira icyo bumva cy'igitangaza cyo gukiranuka kwa Yesu, bakumirwa bati, mbese urukundo rungana rutyo n'uwo mubabaro wose n'agashinyaguro kose, ni ukugira ngo dukire urupfu tuzabone ubugingo budashira? Icyakora umunyabyaha yabasha kwanga urwo rukundo, yabishaka. Burya uruhare rw'umunyabyaha Imana iramureshya, Imana ikamukurura, ariko abishaka yakwanga. Yabasha kwanga kwegerezwa Yesu, ariko atanze kumwegerezwa, yamara kumenya inama y'agakiza, bigatuma agera ku musaraba, akihana ibyaha bye umwana w'Imana yazize. Umwuka w'Imana ubeshaho ibyaremwe niwe utota imitima y'abantu. Umwuka w'Imana ubeshaho ibyaremwe niwe utota imitima. Gutota ngira ngo icyo kinyarwanda muri kucyumva. Niwe uhora ukubwira buri munsi. Buriya iyo umuntu ari umunyarutoto, ni umuntu uhora akubwira ngo ibintu, akubwira ibintu, ariko gutota k'Umwuka Wera ntabwo ari gutota kubi, ahubwo akubuza ibibi, araguteshya, ukayitera kugira agahe k'ibyo bakennye. Ibyo muri iyi si bajaga bakunda ntibe bibasha kunyura imitima yabo. Bya bindi bakundaga byo mu isi ntibikomeze kunyura imitima yabo. N'amafaranga yaba yayakundaga, nubwo yayakunda akanayagira, ariko akumva mu mutima atanyuzwe. Umwuka w'Imana bahendahendera gushakashaka gusa ibyabazanira amahoro n'ihumure, ari byo mbabazi za Yesu n'umunezero uzanwa no kwera. Umwuka w'Imana abahendahendera gushaka ibyabaha amahoro n'umunezero, ariyo mahoro ya Yesu, ari byo kubabarirwa na Yesu. Noneho umwuka w'Imana ni ureshya. Kuri iyi ntambwe hari aho nasomye ngo uko tutababarirwa tudafite Yesu, niko tutanakwihana tudafite umwuka w'Imana ureshya umutima. Burya intambwe ya mbere iganisha umunyabyaha ku gakiza ni ukureshwa n'umwuka w'Imana. Iyo mbaraga niyo ireshya umunyabyaha. Icya kabiri, kuko tubivugeho twinshi ntabwo ndibuje mpatinda, nyuma yo kureshwa, umwuka wera ashoboza umuntu kuvangura ukuri mu binyoma. Iyo agiye gushaka inzira imugeza ku Mana, agashaka ukuri kwa Bibiliya ngo kumukize, umwuka wera niwe umushoboza kuvangura ukuri, kwa kuri akagugenderamo, kandi ukuri niko kumweza. Reka mbisomeho makeya. Mu gitabo cya Yohana ibice 16, Yesu ari kubwira abigishwa be iby'umwuka wera azabamarira. Murongo, reka nsome kuri uyu murongo.
wa 12 ndacafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimushobora kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Umwuka wera ayobora abantu mu kuri, niwe uyobora umunyabyaha mu kuri agatuma amenya kuvangura. Reka mbisome neza mu bifuzwa ibihe byose. Baratubwira imibereho y'abigishwa ba Yesu bakiri kumwe na Yesu. Ntabwo imyumvire yabo yihutiraga kumva ukuri Yesu akibabwiriza, ari kumwe akabasomera. Namwe murabona ko nta wabwiriza ngo arushe Yesu. Yajaga basomera imirongo, akabasomera ubuhanuzi, ariko imyumvire ituma bumva ngo bamenye gutandukanya ibyo bize mbere bibi n'ibyo Yesu ari kubabwira ikanga. Yesu aravuga ati ndi kumva n'ubundi hari byinshi nakababwiye, ariko buno ndi kubona mutabyumva. Ariko ngiye kuja mu ijuru, nzabohereza umwuka wera, uwo mwuka wera azabayobora mu kuri. Uwo mwuka wera afite ubushobozi bwo gutuma umuntu yumva neza ibyanditswe kuruta uko umubwiriza yabimwumvisha mu mpano ikomeye. Reka mbisome. Paje 573 yaranditse ngo, akomeza kubabwira ati ndacafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimushobora kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kuko azenda kubyanja akabibabwira kandi azababwira n'ibyenda kubaho. Imbere y'abigishwa be Yesu yari akinguye umurima mugari w'ukuri. Nyamara byari bibakomereye cyane kuvangura inyigisho ze n'imigenzo n'imiziririzo no kwifuza by'abanditsi n'abafarisayo. Yesu yabayeho mu gihe hari inyigisho z'abafarisayo, kugira ngo abigishwa bavangure ibya Yesu n'iby'abafarisayo n'imigenzo yabo byari bibaruhije. Bari barigishwe ko bakwiriye kumva ko inyigisho z'abigisha amategeko ari nk'ijwi ry'Imana. Imitima yabo n'ubwenge bwabo byandikagamo inyigisho ya mbere bahawe, ibyo bize mbere. Buryo ibyo umuntu yize kera ntibyoroha ngo bimuharadukemo bimuvemo. Niyo umubwirije ukuri, niyo mpamvu uje ubwiriza n'umuntu buno, ntukagire ngo ubwo umaze kumubwiriza rimwe ngo ubwo byamaze kwinjira. Ahubwo bya bindi yamaze imyaka 5 yiga cyangwa 10, za nyigisho z'ibinyoma ziharatuye mu bwenge, zarinjiye kuko wakwandikisha ibuye ukarisaturaho inyuguti. Kugira ngo uzahasibye rero ntabwo ari ibintu bipfa gukorwa ako kanya. Ngo bari barigishwe ko bakwiriye kumva ko inyigisho z'abigisha amategeko ari nk'ijwi ry'Imana. Imitima yabo n'ubwenge bwabo byandikagamo inyigisho ya mbere bahawe. Ibitekerezo by'isi n'ubutunzi nibyo byari bifite umwanya munini mu ntekerezo zabo. Ntabwo basobanukirwaga n'imiterere y'ubwami bwa Kristo. Yesu yari afite imiterere umurimo we n'imikorere ye na gahunda ye. Muribuka bigisha ngo ntiyakagire mu isi mwita mukuru kandi bari kurwanira ubukuru. Akaza agiye kubaha ifunguro ryera, akabanza yaboza ibirenge, bari banze kozanya bo ubwabo. Baravuze rero ngo ubwenge bwabo bwari mu gihirahiro, ntibabonaga agaciro k'ibyanditswe byera bigishwaga na Yesu. Byasaga naho umugabane munini w'ibyigisho yabahaye wabapfiriye ubusa. Yesu yabonye ko batigeze basobanukirwa ukuri kw'amagambo ye. Yesu n'impuhwe nyinshi abasezeranira ko umwuka wera azabibutsa ibyo yababwiye, kandi yari yirinze kubabwira ibintu batari biteguye kwihanganira. Ibyo nibyo umwuka wera yajaga kubigisha. Uwo mwuka yagombaga kubatera gusobanukirwa neza n'ukuri, kandi agatuma bakunda ibyo mu ijuru. Yarababwiye ati umwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Umufasha yiswe umwuka w'ukuri. Umurimo we nuwo gutunganya no gukomeresha ukuri. Atangirira mu gutura mu mutima nk'umwuka w'ukuri. Uko niko ahinduka umufasha. Gufashwa n'amahoro nibyo bibanziriza ukuri, kuko hadashobora kubaho amahoro nyakuri n'ubufasha nyakuri hakiriho ubuyobe. Burya mu buyobe nta mahoro yagenza ate yahaboneka. Inyigisho z'ibinyoma n'imihango ipfuye nibyo Satani yifashisha kugira ngo yigarurire imitima, bigatuma ayobora abantu mu bitari umunezero nyakuri, akagoreka imico yabo. Umwuka wera avuganira n'ubwenge mu byanditswe byera. Aha muhumve neza bavandimwe, umwuka wera avuganira n'ubwenge
mu byanditswe byera maze akandika ukuri mu mutima, bityo agahishura ibyari amafuti akabyirukana mu mutima. Ni kubw'umwuka wa Kristo yiha ubwoko bwe bwatoranijwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Urumva ko umwuka wera avuganira n'ubwenge mu byanditswe byera. Iyo turi gusoma uri kwiga Bibiliya cyangwa uri gusomerwa mu materaniro, kugira ngo uvangure ukuri maze ukuri kwinjire, umwuka wera niwe ukwinjiza, agatuma intekerezo zisobanukirwa, maze akandika ukuri mu mutima, bityo agahishura ibyari amafuti akabyirukana mu mutima. Ni kubw'umwuka w'ukuri Kristo yiha ubwoko bwe bwatoranijwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Maze iryo jambo noneho Yesu akaba akwihaye, wakira iryo jambo ukaba umwakiriye, ibyari amafuti byose bikava mu mutima. Noneho umwuka wera niwe utuma umuntu avangura ukuri n'iki n'ibinyoma, niwe utuma umuntu amenya gutandukanya ibyemewe n'ibitagenje bite n'ibitemewe, maze ibinyoma bikavamo. Noneho kwa kuri wakiriye kukakweza, umwuka wera araguhindura. Umwuka wera araguhindura. Reka naho tuhavugeho gatoya. Umwuka wera muri cya gitabo cy'ibyaduka ku rupapuro rw'185 ku isubi ikurikira iyo twasomye, haranditse ngo kuko ikime n'imvura bitangwa kugira ngo mbere na mbere bitume imbuto zimera, hanyuma ngo bikuze bisarurwa, ni nako umwuka wera atangirwa kugira ngo ageze ku iherezo ryiza, uva ku ntambwe imwe aja ku yindi, uva ku ntambwe imwe aja ku yindi. Nk'uko imvura n'ikime bitangwa kugira ngo mbere na mbere bitume imbuto imera, ubwo nicyo cya mbere ni ukumeza imbuto. Ariko iyo imeze ntibiba bihagije, buriya imvura yameza gusa ntihakurikireho indi, izuba rigahita ricyana, wa muhinzi n'umundi yarumbye. Nk'uko ikime n'imvura bitangwa kugira ngo mbere na mbere imbuto zimere, hanyuma ngo bikuze bisarurwa. Urumva hari ukumera, hari no gugenza gute no gukuza. Ni nako n'umwuka wera atangirwa kugira ngo ageze ku iherezo ryiza, uva ku ntambwe imwe aja ku yindi, inzira y'igikuriro cy'iby'umwuka. Kwera kw'imbuto gushushanya irangira ry'umurimo w'ubuntu bw'Imana mu mutima. Kubw'imbaraga y'umwuka wera, ishusho y'Imana yo mu ntekerezo igomba kuzurira mu mico. Tugomba guhindurwa tugasa na Kristo mu buryo bwuzuye. Aya magambo muyumve. Umwuka wera ntabwo atangwa ku nshuro imwe. Hari imbaraga imeza. Hari n'ukuntu umuntu akura mu by'umwuka. Bwa mbere hariho no guhinduka, kuko umuntu ashobora no kureshwa ukemera ugakururwa n'urukundo rw'Imana, ariko umutima iyo utarahinduka ushobora n'ubundi gukomeza kuba mubi, n'ubundi ijuru ntuzarigeremo. Ibyo ndaza kubisoma muri kino gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Iyo umuntu amaze kureshwa ageze kuri Yesu, haba hakiri undi murimo asabwa gukorerwa. Ni page 474 ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa mbere. Abasanga Yesu abaha umwuka wera. Wa wundi warehejwe akaba yamaze gusanga Yesu, Yesu amuha umwuka wera kugira ngo abasanga Yesu abaha umwuka wera, kuko ari ngombwa ko buri mwizera akurwaho ubwandure bwose. Buriya hariho gusanga Yesu, hariho no kuvanwaho ubwandure. Dusanga Yesu tukiri abanyabyaha. Yewe nahoze mbisoma muri Rengera ubuzima, bari kuvuga uburyo icyaha kitugiraho imbaraga. Icyaha kijya kigira imbaraga n'imizi miremire, ukagira ibikomoka kuri so na nyoko bikagukurikirana. Wanasanze Yesu, wenda reka mbasomere bikeya muri iki gitabo cya Rengera ubuzima. Iri jambo ryantangaje, muryumve neza. Umugabane wa mbere harimo aya magambo ngiye gusoma. Bavuze cyane cyane ku bantu babyawe n'abanywi b'inzoga.
imitima yabo kugira ngo itungane ntabwo ari umunsi umwe kugira ngo ya nzoga yange bigendere ko burundu. Baravuze ngo kuko Yesu yabigenzaga dukwiye kwita ku buzima bwabo bwa mbere. Bakeneye ibyo kurya n'ibinyobwa byiza bidatuma imibiri ukora mu buryo bw'indengakamere. Bakeneye umwuka wa gikirisito. Mu midugudu yose hakwiye gutegurwa ahantu ho gufashiriza abo bantu babaswe n'ingeso mbi. Dukwiye kwibuka ko tudakorera abantu bafite mu mutwe hazima. Abantu burya icyaha cyangirije cyabishwe. Mbese umuntu baravuze ngo ntabwo dukorera abantu bafite mu mutwe hazima, ahubwo ni abantu bamaze igihe batwagwa n'imbaraga ya za Satani. Uje wihangana. Umusinzi namara kwimenyaho ukuntu yashayishije, jya umwereka ko ari inshuti ye. Ibikorwa byawe cyangwa indoro yawe ntibikerekane ko umureba nabi cyangwa kumwitaza. Urebe uko wakomeza icyiza yaba afite mu mico ye. Umwigishe ko yasingira ibiri hejuru. Umufashe kugira ngo arebe agaciro k'impano yahawe n'Imana, wakaba yarananiwe kugira icyo azimaza. Nubwo ubushake bwagize intege nke, haracyariho ibyiringiro. Kristo ashyira mu mutima ibitekerezo bizima n'ibyifuzo bitunganye. Usomere Bibiliya y'umuntu ugeragezwa, wa wundi uri ku rugamba. Umusomere kenshi amasezerano y'Imana. Wihangane ukomeze ubikore kugeza ubwo amaboko y'uhinda umushyitsi azasengira ibyiringiro byo gucungurwa bibonerwa muri Yesu. Tugatezuke ngo utekereze abo ugerageza gufasha, nibwo uzatsinda. Agatima karehare k'inzoga bamenyereye kazagerageza kongera kubanesha ibihe byinshi, ndetse babasha kongera kugwa ibihe byinshi. Ariko ntukareke kubunganira. Abenshi barwana n'ingeso bavukanye. Inyota n'agatima karehare barabivukanye. Ibyo ni ukubyitondera cyane. Abatiyumvamo, abatarabinyuzemo ntibashobora kumenya ko kurwanya ingeso mbi no kwiyemeza kwirinda ari intambara ikaze. Ni intambara ikwiriye kurwanywa ubudatezuka. Urumva ko umunyabyaha kugira ngo ahinduke, umutima utungane, umutima ube mwiza, bisaba imbaraga y'Umwuka Wera. Reka tubisome. Abasanga Yesu abaha Umwuka Wera kugira ngo, kuko ari ngombwa ko buri mwizera akurwaho ubwandure bwose, hamwe n'umuvumo wo gucirwaho iteka ry'amategeko. Kubwo kwezwa guturuka ku Mwuka Wera binyuze mu kuri, umwizera azatunganirizwa kuba mu bikari byo mu ijuru. Buriya kuba mu ijuru, kugira ngo umuntu azashobore kuhatura ashobokane n'abaho, nuko azaba yaratunganye. Ariko atunganwa n'imbaraga y'Umwuka Wera. Baravuze ngo kubwo kwezwa guturuka ku Mwuka Wera binyuze mu kuri, umwizera azatunganirizwa kuba mu bikari byo mu ijuru. Bityo Kristo adukoreramo ndetse atubaraho gukiranuka kwe. Ibyo nibitabaho, nta burenganzira umuntu azagira bwo kuja mu ijuru. Ntitwazishimira ijuru kandi tutarimenyereje guhumeka umwuka w'icyo kirere, tubifashijwe n'Umwuka Wera no gukiranuka kwa Kristo. Burya noneho umutima utarahindutse ngo huze n'ab'ijuru, kamere yawe imere nk'iy'abaho, ntabwo wazagerayo. Kandi kugira ngo umutima uhinduke, reka tubisome aho bikomoka n'ubundi. Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho kitubwira ibya Nikodemu, bari kuvuga umuyaga ukuntu uhuha. Bavuze mu ijambo ngiye gusoma, bavuze mu ijambo bari gusobanura umutima w'umunyabyaha uko hameze. Reka nyasome 129. Yesu akomeza agira ati, ibyagwa n'umubiri nacyo ni umubiri, niko ibyagwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Umutima wa kamere ni mubi rwose. None ninde wabasha kuvana ikintu gitunganye mu kintu canduye? Ntawe. Nta mutima w'umuntu wabasha gukiza umutima icyaha. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora no kuyumvira. Kuko umutima w'umuntu ari haturuka ibitekerezo bibi, kwica, gusambana, guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Kugira ngo amazi atunganye abashe kuva mu mutima, nuko n'isoko nayo yabitunganye. Umuntu ugerageza kwitondera amategeko kugira ngo azagere mu ijuru, akoresheje imirimo ye bwite, abakora ibidashoboka. Umuntu ugerageza gukora ibyiza mu mbaraga ze, akihambira, kandi umutima utaragenjute, utarahindutse, ngo bari kugerageza ikidashoboka. Ni nko gufata imbuto za avoka ukazihambira ku ntusi, ukibwira ngo ya ntusi niyo yazibyaye.
hari abantu bagerageza gukora ibyiza ariko bidaturutse muri kamere yabo, uko n'ukwihangira gukiranuka. Baravuze rero ngo umuntu ugerageza kwitondera amategeko kugira ngo azagere mu ijuru akoresha imirimo ye bwite abakora ikidashoboka, agakiza ntikaboneshwa no kugira idini itunganye maze ukayibamo usa n'ufite ishusho y'ubutungane. Imibereho ya gikristo ntabwo ari ugutunganya gusa no gukosora imibereho ya kera byonyine, ahubwo ni uguhinduka rwose muri kamere yawe. Ugomba gupfa ku cyaha no kunariye ukagira imibereho mishya rwose. Igikorwa gikomeye cy'imbaraga y'umwuka wera nicyo cyonyine rukumbi gishobora gutera iryo hinduka. Kugira ngo umutima uhinduke nta kindi cyabihindura. Ntabwo wakubita umuntu ngo umuhindure, ntiwamufunga ngo ahinduke, ntiwamuha ibihano ngo ahinduke, ahubwo umwuka wera niwe uhindura umunyabyaha. Iyo ni ya mvura y'umuhindo. Hirya yaravuze ngo umuyaga nubwo utagaragara ugira ibikorwa bigaragara, ariko haruguru ari subi nari nsimbutse ngo iyo umuyaga uhuha amashami y'ibiti wumva urusaku rw'ibibabi n'indabyo ariko ntawe ubibona, kandi umuntu ntamenya aho uva cyangwa aho uje. Uko ndiko umwuka wera akorera mu mutima. Ntawe ushobora gusobanura, kimwe nuko ntawe ushobora gusobanura imigendere y'umuyaga. Kuba utabasha kumenya igihe n'ahantu nyaho cyangwa kwibuka ibyabaye byose mu gihe cyo guhinduka, ntibivuga ko guhinduka kutabayeho. Akoresheje uburyo butagaragara nk'umuyaga, Yesu akorera buri gihe mu mutima w'umuntu. Nuko buhoro buhoro umuntu atabyumva, umutima wakira ibyiyumviro biwurarikira kuri Kristo. Umuntu ashobora guhabwa ibyo byiyumviro amutekerejeho. Ibyiyumviro bikurarikira gusanga Kristo, wabihabwa umutekerejeho. Usoma ibyanditswe. N'ubu turi kwiga, ibyo byiyumviro bishobora kuza biturutse mu ijambo ry'Imana, cyangwa se yumva amagambo y'umubwiriza, maze mu kanya kubw'irarika ryahoranije ry'umwuka wera, umutima ukishyira amaboko ya Yesu wihuse wishimye. Ukwihana kumeze gutyo, bamwe bibwira ko kuza ako kanya, mu by'ukuri n'ingaruka y'igikorwa cy'umwuka wera cyo kwihangana kudahutiyeho cy'umwuka w'Imana kiba kimaze igihe. Buriya umuntu hari igihe ajya yihana, ukabona narahagurutse mu giterane, tugatekereza wenda ko hari igihe biziyeho ako kanya, ariko ngo hari igihe aba ari intambara ndende umwuka wera yatangiye imbere yo gutota uwo muntu, noneho akabigaragariza abantu, ariko umwuka w'Imana afite ukuntu yawutangiye agahingagura uwo mutima akazageza ku ntambwe yo kumutera kumaramaza. Noneho umwuka wera arahindura, maze baravuze ngo umuyaga nubwo utagaragara ugira ibikorwa bigaragara kandi byumvikana. Uko niko n'igikorwa cy'umwuka wera kimera mu mutima, kikagaragarira mu bikorwa byose by'umuntu winjiyemo n'imbaraga y'agakiza. Iyo umwuka w'Imana yinjiye mu mutima w'umuntu, imibereho irahinduka. Gutekereza ibyaha kurareka. Umuntu areka imirimo mibi, ishyari, amahane, uburakari, bigasimburwa n'urukundo no kwicisha bugufi n'amahoro. Umunezero ugasimbura ubwihebe, kandi mu maso hakarabagirana umucyo w'ijuru. Nta muntu urabukwa ukuboko gukuraho umutwaro, nta n'umuntu n'umwe urabukwa umucuma no kuva mu bikari by'ijuru. Imigisha yinjira mu mutima wiyeguriye Imana. Ubwo nibwo imbaraga itagaragara irema umutima mushya ku ishusho y'Imana. Imbaraga y'umwuka wera niyo irema umuntu ikamuhindura ikamugeza ku ishusho y'Imana. Iyi mbaraga y'umwuka wera mu mvura y'umuhindo iturehereza kuri Yesu, ikadushoboza kuvangura ukuri n'ibinyoma, ikanahindura umutima. Noneho umunyabyaha agashobora kugira imico ihuje n'iya Yesu, maze agasa nawe mu mico, ariko agakurira muri Kristo, akagenda akomera. Mu gihe cy'intumwa, uyu mwuka wera mu mvura y'umuhindo, muri kino gitabo cyitwa umurimo w'umukristo, reka mpaje nihuta maze ngere ku yindi ntambwe, page 300. Reka dusome iyi page ya 309. Nyuma yo isuka ry'umwuka wera, abigishwa buzuyemo gukunda Kristo nabo yapfiriye, ku buryo imitima y'abantu yakabakabwaga n'amagambo yabo n'amasengesho yabo. Buryo imitima abigishwa ba Yesu kujya kubwiriza amagambo agakabakaba abantu,
byaturukaga ku mwuka wera, bavugishwaga n'imbaraga y'umwuka, kandi ku bw'iyo mbaraga ibihumbi n'ibihumbi byarihanaga. Aho niho mujya musoma ngo maze Imana ikabongerera abakizwa buri munsi, ngo hakiyane ibihumbi 3. Umuntu hepfo aravuze ngo mbese ni izihe ngaruka zakomotse ku gusukwa k'umwuka wera ku munsi wa Pentekote? Inkuru nziza yo kuzuka k'umukiza yamamajwe kugeza ku mpera y'isi, yari izwi icyo gihe. Kubw'umurimo wabo itorero ryongererewe abantu batoranijwe, bamaze kwakira ijambo ry'ubugingo. Kubaho kwabo bakweguriye kumenyesha abandi ibyiringiro byari byujuje amahoro n'ibyishimo mu mitima yabo. Abantu amagana bamamaje ubutumwa ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Nta gikangisho na kimwe cyashoboraga kubatangira cyangwa kibatera ubwoba. Mwumvi iyo mbaraga yabakomeje. Nta gikangisho cyari kubatangira cyangwa kibatera ubwoba. Barababuje ngo ntibongere kwigishwa mu izina rya Yesu, ariko baravuga ngo ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Nyagasani yabavuganiraga mu kanwa yavugiraga mu kanwa kabo, kandi aho bajaga hose abarwayi barakiraga n'ubutumwa bwiza bukabwirizwa abakene. Uko niko Imana ishobora gukoresha iyo mbaraga ikomeye igihe abantu birekuriye kuyoborwa n'umwuka wayo. Umwuka wera ni impumeko y'ubugingo bw'iby'umwuka mu mutima. Guhabwa umwuka wera ni uguhabwa ubugingo bwa Kristo. Uwakiriye umwuka amwambika imico ya Kristo. Abigishwa n'Imana batyo abakorerwamo n'umwuka wera, kandi bakaba bagaragaza gusa na Kristo mu mibereho yabo, nibo gusa bagomba guhagarara nk'abayobozi bo gukorera Kristo. Bana b'Imana, iyi mbaraga y'umwuka wera yafashije bariya ba mbere ngo yari imvura y'umuhindo. Ibitabo biratubwira ngo gusukwa k'umwuka wera mu gihe cy'intumwa yari ingaruka, yari imvura y'umuhindo. Ngo imvura y'itumba ngo tuzayihabwa, izagira imbaraga iruta iyo mu mvura y'umuhindo. Iyi mvura y'itumba rero yo, reka dusome igitabo cy'Ibyaduka 189. Nta ntambwe n'imwe yo mu nararibonye yacu dushobora kugeraho tutabitewe n'ibyadushoboje gutera intambwe ya mbere. Buriya intambwe ya mbere, kwa kwihana no guhinduka kwa mbere, nibwo rufatiro rw'ibindi byose abantu bazabona. Kuko n'ubundi imvura, uwazana imvura imyaka ya mbere itarameze akazana imvura mu gihe cya nyuma, n'ubundi ntacyo ya mvura ntacyo yabikimumariye. Yabije kumeza ibyatsi ariko imbuto ntaziri. Niko intambwe utarabonye yambaraga ihindura, babandi batahindutse ntacyo imvura ya kabiri izagenza ite izabamarira. Nta ntambwe n'imwe yo mu nararibonye yacu dushobora kugeraho tutabitewe n'ibyadushoboje gutera intambwe ya mbere. Imigisha y'imvura y'umuhindo idufitiye akamaro kugera ku iherezo. Uko tuzashaka Imana kugira ngo duhabwe umwuka wera, izadutera kugwa neza, kwicisha bugufi k'umutima, kwishingikiriza ku Mana muri byose, kugira ngo duhabwe imvura y'itumba itunganya. Hepfo dushobora kuba twarahawe umwuka wera w'Uwiteka ku rugero runaka, ariko tugomba guhora dushaka umugabane urushaho kwaguka w'umwuka binyuze mu gusenga no kwizera. Nta kizigera gihagarika umwete wacu. Nitutaja mbere, nitutishyira mu mwanya wo kwakira imvura y'umuhindo n'iy'itumba, tuzazimiza imitima yacu, kandi twebwe ubwacu bizagerekwaho. Nitutaja mbere, nitucogora ntitugire umwete, nitutishyira mu mwanya wo kwakira imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba, tuzazimiza imitima yacu, kandi twebwe ubwacu bizagerekwaho. Bana b'Imana, dusabwa gushaka iyi mbaraga. Paji 186. Imvura y'itumba ari nayo yeza ibisarurwa byo mu isi, ishushanya ubuntu bw'umwuka butegurira itorero kuza k'Umwana w'umuntu. Imvura ya nyuma ari imvura y'itumba, ni ubuntu bw'Imana binyuze mu mwuka wera butegurira itorero kuza k'Umwana w'umuntu. Ariko keretse gusa imvura y'umuhindo iguye, bitabaye ibyo imbuto ntiyagira ubuzima. Umumero w'icyatsi kibisi ntiwazamuka,
niba imvura y'impangukano yo ku muhindo itarashohoje umurimo wayo, imvura y'ituma ntishobora gutuma hagira imbuto n'imwe ibonera. Niba imvura nubwo yaza ari impangukano ikaza ari nyinshi, ariko abatarabonye ya mbere n'iya kabiri ntibazayibona. Imvura ya kabiri ariyo mvura y'umuhindo ni imbaraga yo gukomeza, ni imbaraga yo gushikamisha mu bigeragezo, mu karengane. Umuntu agakorera Imana arwaye ari na muzima ntacogore. Iyo mbaraga imukomereza muri ibyo bigeragezo. Buriya ngo dusabwa gukomera ntiduhindurwe n'igihe tugezemo. Ndaza kubisoma wenda nihuta, ariko mu gitabo cya Rengera ubuzima ya kabiri harimo ijambo nasomye uko dusabwa gukomera. Mu cyigisho cya 42 haranditse ngo ibintu duhora nabyo ntibikwiriye kuduhindura, ntidukwiriye kubyemerera kudutegeka. Abagabo n'abagore bafite imbaraga nyazo nabahuye nibabangamira bakarwana kandi bakaja mbere. Ingorane bahura nazo zibahindukira umugisha. Ingorane n'intambara bituma umuntu yiringira Imana kandi agashikama, maze bigatuma arushaho kugira imbaraga. Buryo umuntu ubonera imbaraga no mu bimuca intege bikarushaho kumwongera imbaraga. Ibije ari ibigaragazo byo kumwitambika imbere ahubwo bigatuma ahavana inararibonye ikomeye. Iyo mbaraga ikomereza umuntu umwe niyo yitwa imvura y'itumba. Iyi mbaraga abana b'Imana barayisezeraniwe, ndetse muri kino gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, mu cyigisho kitubwira ngo umuburo uheruka, hari isubi nshaka kuhasoma, icyigisho cya 38. Reka tuhasome twihuta maze mwumve aya magambo y'amasezerano y'Imana yo kubona imbaraga y'umwuka wera mu mvura y'itumba. Icyigisho cya 38 harimo ipaje ngiye kuhasoma, reka nyigereho maze muyumve neza. Baranditse ngo bari kuvuga imbaraga izashoboza abana b'Imana mu gihe cy'akarengane. Baranditse ngo muri icyo gihe cy'akarengane 427, muri icyo gihe cy'akarengane kwizera kw'abagaragu b'Imana kuzageragezwa bikomeye. Bazaba baratanze umuburo bakiranutse, biringiye Imana n'ijambo ryayo gusa. Umwuka w'Imana wayoboraga imitima yabo niwe uzabahatira gutanga ubwo buhamya. Babibashishijwe n'umwete n'imbaraga mvajuru bizabibakoresha. Bazasohoza inshingano yo kuvuga ubutumwa Imana yabahereye gutangariza abantu batiriwe batekereza ku ngaruka zabyo. Imana yabahaye ubutumwa ngo bazabuvuga uko Imana yabubahaye, ngo be kubanza batekereza ku ngaruka z'ubwo butumwa. Ntago bazatekereza ku nyungu zabo zishira, cyangwa bite ku cyubahiro cyangwa ku magara yabo. Nanone ubwo ishuheri yo kubarwanya n'agasuzuguro bizabageraho, bamwe kubwo kuzurwa n'agahinda bihebe, bitegure kuvuga cyane bati iyo tuba twaramenye ingaruka z'amagambo yacu tuba twaricecekeye. Bazaba bagoswe n'amakuba impande zose. Satani azabateza ibigeragezo bikaze cyane. Umurimo bazaba barakoze uzagaragara ko wari urenze ubushobozi bwabo. Bazakangishwa gutsembwaho burundu. Ishaka ryabateraga gukora rizayoyoka, nyamara kandi ntibazasubira inyuma na hato. Urumva abantu bazakora ibirenze ibyo banashoboye. Baravuze ngo bazibuka ko baravuga ngo nuko nibumva nta handi bategereje ubufasha, bazahungira kushobora byose ngo abongerere imbaraga. Bazibuka ko amagambo bavuze atari ayabo, ahubwo ko yari ay'uwabasabye gutanga uwo muburo. Imana yabashize ukuri mu mitima yabo kandi ntibashobora guhangara kutagutangaza. Urumva ko aba bantu bazaba bari gukoreshwa n'imbaraga itari yabo. Hirya ku isubi heruka ya kino cyigisho bavuze mwe irindi jambo ngo ubu butumwa ntibuzatangazwa n'amagambo menshi y'impaka, ahubwo buzarangizwa no kunyuzwa no kwemezwa n'umwuka wera. Ubutumwa buzaja bwinjira mu mitima atari impaka, atari ugusoma ibihamya byinshi, atari n'ikiboneza mvugo, ngo ahubwo umuntu ashobora kunavuga dedemanga
ngo ariko ayo magambo baravuze ngo ubutumwa ntibuzarangizwa n'amagambo menshi y'impaka, ahubwo buzarangizwa no kunyurwa no kwemezwa n'imbaraga y'umwuka w'Imana. Ibibazo bizaba byararangiye, imbuto zizaba zarabibwe, ubwo zizaba zitangiye gukura no kwera izindi mbuto. Ibitabo byatanzwe n'ababwirizabutumwa b'abanyamwete bizaba byarigaruriye imitima myinshi. Imbaraga y'Imana mu mvuko izakorera no mu nyandiko. Ibitabo ngo byakwirakwijwe na twa tubroshira abantu batanga ngo tuzatugenda maze izo nyandiko zigarurira imitima myinshi. Nyamara imitima myinshi yanyuzwe nabwo izaba yarabujijwe gusobanukirwa n'ukuri cyangwa kukugenderamo. Ngo hari abazajya babisoma bumva ari ukuri, ariko batinya imiryango, batinya amadini yabo, batinye ubukene. Noneho imirasire y'umucyo w'ubutumwa bwiza izarasira ahantu hose, maze ukuri kose kumenyekane. Abana b'Imana b'indahemuka bacagagura ingoyi zari zarababoshye. Abari baraboshwe n'imiryango, hepfo baravuze ngo amasano y'imiryango n'amasano y'amatorero yabo ntibizaba bigifite imbaraga zo kubaherana. Ukuri kuzaba kurusha ibindi byose agaciro. Nubwo hazaba hari imbaraga zikomeye zirwanya ukuri, umubare munini uzamasha guhagarara mu ruhande rw'Imana. Bega iyo mbaraga ngo iraba ari imbaraga ikomeye. Amasano y'imiryango, amasano y'amadini, amasano y'amoko ntabwo azongera kubazitira, ahubwo bazakora banyuze mu bihe bibi nk'uko banakora bari mu bihe byiza. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa niho nasomye bari kuvuga n'ubundi intumwa zimaze kubona umwuka wera ngo abigishwa ba mbere ngo ntibatinyaga ubukene, ntibatinyaga guharabikwa, ntibatinyaga ibitutsi, ahubwo muri aya magambo ukuri kuzagira imbaraga kuruta ibindi byose. Muri kino gitabo nihutira no kugera aho nsoreza, iyi mbaraga yasezeranywe yo gukomeza abantu b'Imana muri kino gihe, mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe n'ubundi umugabane wa mbere, ngo ibitutsi no gukwenwa nibyo bizaba ingororano z'abazahagarara bashikanye mu kuri nk'uko kuri muri Yesu. Abashaka kuja bubaha Imana bari muri Yesu bazarenganywa. Abavuga icyaha beruye ku mugaragaro bazanywa nk'uko umwigisha wabo mukuru yabashinze uyu murimo nawe yanzwe. Bazafatwa nk'abanzi b'itorero n'idini nk'uko byagendekeye Yesu, kandi uko bazajya barushaho kugira umwete no gukora bakiranutse kugira ngo bubahishe Imana, niko inkozi z'ibibi n'indyarya bazarushaho kugira urwango rw'ubwicanyi. Ariko ibyo bikorwa byabo ntibigomba kuduca intege. Iyo mbaraga rero y'Imana y'imvura y'itumba niyo ikomeza abantu muri ibyo bigeragezo mu kwangwa. Umwuka w'Imana yerekanye ibihe bikomeye itorero ry'Imana rizanyuramo, maze isezeranira imbaraga ikomeye ari igereranywa n'imvura y'itumba yo gukomeza abantu mu makuba bagakorera Imana. Rero hari ibisabwa ngo iyo mbaraga tuyakire, nuko twaba twarakiriye ya mbere, twarihanye kandi ducogore umwete wacu ugakomeza. Reka muri aya masaha Imana idufashe, idushoboze guharanira gushaka iyi mbaraga umuntu wese kurwe ruhande, kandi twite ku guhinduka, kuko iriya mbaraga ihindura itarabonetse niyo kudukomeza ntacyo yatumarira. Reka Imana idushoboze guhinduka no kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana kuduhindure mu mitima, tubisabye mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.